rero bakomeje gutesha umutwe intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu buryo butandukanye nkuko wenda tubashe gufata izo ngero zoroshye izindi zari nyinshi kugeza ubwo bamubwiye bati niba ko kuri intumwa y'Imana reba kiriya giti kibwira kize gihamye kuri intumwa y'Imana ibaza igiti kize gihamye kuri wallahi intumwa y'Imana shawara kebyiri iranje cya giti kiraza kiravuga ati ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. Sinibyo gusa bageraho abayisilamu ari igihe usako baza ngo akubuni Muhammad yakoze iki gitangaza. Abayisilamu yahaye ibitangaza Muhammad yakoze cyambere ashishashi agahene agakora aha yakamye ihene y'ishashi kiri ntoya. Icya kabiri na yahawe Qur'an. Icya gatatu yafashe kwezi yagufasha aha icyo ngicyo uko benona ikindi na aha ibiryo ngo byasengeje biri mu maboko yawe ibiryo byakoze bwari biri mu maboko ye na ako ndi kukumva gukora urugendo rwa Israel na Mi'raj yakoze ibitangaza birusha iby'izindi ntumwa zose. Rasul sallallahu alaihi wasallam baraje baramubwira ati noneho ni buri intumwa y'Imana urabona kuri akwezi kubwire gusa dukemo kabiri guhamye kuri intumwa y'Imana ibaze Waislamu kumva ibi bintu. Rasul sallallahu alaihi wasallam arasayira ka ebyiri amaze gusara kebyiri Allah amanura ayi vuga ngo iqtarabatis sa'atu wanshaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Allah tubwira ngo iqtarabatis sa'a dore umunsi w'imperuka uregereje wanshaqqa al-qamar kwezi kumaze gusadukamo kabiri. Abari bari aho ngaho bagiye kubona babona ukwezi kumwe igipande kimwe kiri hirya ikindi gipande kiri hirya. Hari igitangaza kirenze iki ngiki ari ukugendera hejuru y'amazi n'igitangaza cy'ukwezi gikomeye n'iki Islam gikomeye n'iki n'ukwezi nta hantu bihuriye. Ibi byose ni ibitangaza intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam abayahudi bajyaga baza kugira ngo basuzume ubwenge n'ubuhanga n'ubumenyi ndetse niba koko ari n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Icyo twari turihuriye abayahudi bamaze kumanuka kino gitabo twamaze kubona yuko bari barakirindishijwe mu maboko yabo. Abayisilamu ikintu bakoze cyihuse no guhindura cya gitabo. Barangije ya magambo y'Imana ari muri cya gitabo twamaze kubona ko wari umuyoboro ndetse uretse no kuba ari umuyoboro ntabwo ari umuyoboro gusa ahubwo rwaye n'urumuri. Bafashe cya gitabo kuri bwa bwenge Imana yabahaye batangira guhinduramo amwe mu magambo y'Imana kugeza ubwo banditse ibitabo bitanu banditse muri ibi bitabo by'abayahudi banditsemo igitabo kivuga ngo mu magambo bagiye bashiramo harimo igitabo kivuga ngo abantu bose ni abacakara b'abayahudi. Harimo amagambo avuga ngo ukubise umuyahudi urushya ameze nk'urukubise Imana. Harimo amagambo agaragaza yuko usuhuje umuyahudi ameze nk'usuhuje Imana n'andi magambo nk'ayo yo kwikuza no kwizamura bakerekana yuko aribo bafite ubwenge kurusha abandi nabo bafite icyubahiro kurusha abandi bose basuzuguritse imbere yabo. Ubu ni imihindagurikire y'ibitabo nk'ibi ngibi. Iyo tugarutse kuri Bibiliya yo ya Ilahi yo yarahindaguwe ndetse na Bibiliya iyo isomye ubwayo barakubwira ngo ivugururwa rya Bibiliya. Abakurikirana ibinyamakuru hafi uribuka itangazo ryatanzwe mu mwaka ushize 2016 rigaragaza yuko noneho bagiye gushaho Bibiliya y'urubyiruko mu Rwanda. Ibyo murabizi umuryango wa Bibiliya ushinzwe icapiro rya Bibiliya mu Rwanda yuko rugiye kwandika noneho Bibiliya y'urubyiruko. Ntabwo mwabyumvisha Abayisilamu? Iyo nkuru mujye kuri Google murayibona. Murabibona ibyo turi kubabwira ni ukuri. Ibintu byacicikanye biba birebire aho bavuga yuko bagiye gushaho noneho Bibiliya y'iki y'urubyiruko. Qur'an nta Qur'an y'urubyiruko ntayo abasaza ntayo abaciciro. Qur'an izakomeza kuba imwe ila al-abad twe tuzavaho ariko Qur'an ntagizigera ivaho. Esa no bw'intumwa y'Imana tubwira ngo mu bihe bya nyuma ma yabqa al-Qur'an illa rasmu wa ma yabqa al-Islam illa ismu. Qur'an nta kindi izasigara uretse gusigara mu nyandiko gusa kandi nanone abayisilamu ntabwo ubisilamu ntabwo buzasigara uretse gusigara ku mazina gusa. Umuntu akaba yitwa umuyisilamu ariko wareba ubisilamu ukabubura Qur'an ukabona n'inyandiko ariko bakurikiza Qur'an ntabwo. Qur'an bimana yo izasigara kandi isigara uko yakabaye nta cyahindutse kuri. Rero ko bavandimwe kubigendanye n'umunsi w'ejo nk'uko twagarutseho Yesu ntabwo yigeze apfa. Yesu
ntago yigeze apfa. Yesu ntago yigeze abambwa. Qur'an yabidusemeye tugaragariza ko bitabashobotse, kandi nta warusha kuvuga ngo rushe Allah subhanahu wa ta'ala. Nta n'uwagira amayeri ngo abashe kurenga ubumenyi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha. Nta ushobora kuba yakwaguka mu bumenyi ngo agire ubumenyi bupanuye arashe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ni waruzi biri kuba, kandi Allah subhanahu wa ta'ala niwe wakira abagaragu be. Yesu niba twibuka mu mateka abasoma Bibiliya, tubwirwa ko Yesu yatakambye igihe yari agiye gupfa, sikomeze avuga ngo mana yanjye, mana yanjye, mana yanjye, niki kikundekesheje. Uyu ni umurongo wa Bibiliya. Undi murongo abwira Nyagasani, avuga ati Nyagasani mana, bibe uko ushaka ntibibe uko mbishaka, ariko yasabye ko yarenzwe iki icyo gikombe. Tuba turumvikana. Izi ni aya, ni imirongo ya Bibiliya igaragaza yuko Yesu yatakambye, kandi bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala we wumvishije ijwi ryayo na munda y'ifi asingiza Allah subhanahu wa ta'ala, ni nawe agomba kuba yarokora Yesu mwene Mariya kiriya gisebo gikomeye yagiye kuba yashinjwa. Icyanyuma nanone kandi iyo bavuga aba bantu bavuga bongeraho yuko Yesu yapfiriye ibyaha byacu. Ikibazo nshaka kugira ngo twibaze, icyo iyo bavuga ngo yapfiriye ibyaha byacu babagamije ko yapfiriye ibyaha icyo cyaha cy'inkomoko. Inkomoko dukomora kuri nde? Adamu alayhi salatu wassalam. Naam, Adamu yakoze icyaha agomera Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mwirukana he muri aljanna, ariko Allah atubwira ngo fatalaqa adama min rabbih bikalimatin. Adamu alayhi salatu wassalam yahise azamura amaboko aravuga ati rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min adh-dhalimin. Nyagasani mana yacu, twahuguje imitima yacu, uramutse utatubabariye ngo tugirire ikigongwe twakwisanga mu bahuguje imitima yacu. Allah atubwira ngo fataba alayhi, Allah akoze kera bakiriye. Allah yakiriye tauba yane ya Adamu alayhi salatu wassalam. Muri Islam rero nta muntu uvukana icyaha. Imana atubwira ati kullu mauludin yuladu ala alfitra. Buri mwana wese avuka kuri kamere, avuka kuri kamere yuko nta cyaha na kimwe aba afite, nta kosa umwana avukana. Umwana ni umuziranenge. Niyo mpamvu umwana iyo apfuye akiri mutoya iherezo rye ni muri aljanna, kubera ko nta cyaha afite, ntacyo agomba kuryozwa. Allah atubwira ati muri suratul Mudaththir, Allah atubwira ngo kullu nafsin bima kasabat rahina. Buri wese azaba ingwate y'ibikorwa yagiye akora, ntabwo azaba ingwate y'ibikorwa base bakoze. Ibyo mvuga biri kumvikana mu Islam. Buri wese azaba ingwate y'ibikorwa we ubwo yakoze iki yakoze. Ikindi cya gatatu, umuntu atangira kubarurirwa ryari? Umuntu atangira kubarurirwa ibyaha ryari n'ibyiza? yamenye gutandukanya ikibi n'icyiza. Muvandimwe ati yamenye gutandukanya ikibi n'icyiza. Undi umuntu yandikirwa ibyaha ryari? bagaragaje ko ari imyaka 15 cyangwa se yagaragaje kimwe mu bimenyetso by'ubukure. Siko bimeze? Imyaka 15 ni ukuvuga ngo icyabanza hagati y'imyaka 15 cyangwa se ibimenyetso nicyo dushingiraho. Ushobora kuba yagira ibimenyetso afite imyaka 12, ubwo ntabwo azarindira imyaka 15. Ni ukuvuga ngo icyabanza hagati y'ibyo byombi nicyo gikurikizwa. Habanza imyaka 15 mbere y'ibimenyetso, ubwo turashingira ku myaka 15. Habanza ibimenyetso mbere y'imyaka 15, ubwo turashingira ku bimenyetso. Aho byumvikanye nibwo umwana atangira gukora iki? None ku icyaha hari cy'inkomoko, kuki atabazwa cyangwa se kuki atabarurirwa akiva mu nda nyina ko akivukana icyaha? Islam rero, Islam iri bari ntago yemeranya n'uvuga yuko umuntu avukana icyaha cy'inkomoko. Buri wese azabazwa ibye. Adamu icyaha yakoze yagisaba imbabazi, Imana irakimubabarira, yewe n'urubyaro rwa Adamu ntago rugomba kubona ingaruka z'icyaha cya Adamu alayhi salatu wassalam, n'urubyaro rwe yabyaye. Bimeze gute kuri twebwe buzukuruza ba Adamu alayhi salatu wassalam? Nta cyaha rero bagaragwa Allah umuntu avukana, nta n'icyaha umuntu akurana kuri gihamya, yaba ari gihamya kimwe mu mirongo ya Bibiliya, yaba ari n'igihamya cy'imirongo ya Qur'an ndetse n'imvugo z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ubwo rero Islam ntago byemewe, ni haram kwizihiza uriya munsi ku Islam, ni haram.
Umuyisilamu akwiye kwitwararika mu bihe nk'ibi ngibi bivuguruza Qur'an, agomba kwitwararika mu bihe nk'ibi ngibi Islam yamagana yivuye inyuma. Nta muyisilamu kujya gushyigikira kwifatanya mu bihe nk'ibi ngibi byo guhinyuza no kubeshyira Allah subhanahu wa ta'ala.